Yes, reka nangire ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana ahantu hose urereye mu bice bigiye bitandukanye, nimba ari mu gitondo nizere kuza kugira umunsi mwiza, kandi niba nijoro nizere kuza kugira ijoro ryiza. Nkwibutse yuko ari Zirikana TVR. Ndagushimiye wamaze gukanda subscribe, nawe utarakora subscribe kuri subscribe, like, share, comment kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero muri iki gitondo ikintu kituzinduye ni iki? Ndashaka kubasangiza amakuru cyangwa se amateka y'uyu nyakwigendera wacu Uwitonze Dariya. Bamwe mwakurikiye umuhango wo kumushyingura, ariko abenshi ntimwabasha kumva bimwe mu mateka ye yamuranze. Uyu munsi nibyo nifuje kuba nabasangiza uko byagenze, uko byari bimeze. Mbese muri iki gitondo nifuje ko nabasangiza amakuru yiwe. Dariya yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2005. Dariya yiga pirimeri arayirangiza, yiga segonderi nayo arayirangiza. Dariya amaze kwiga, amaze gusoza, ni umwana wakuze neza, ni umwana wakuze afite igikuriro, ni umwana wakuze ari umwana w'imico myiza, ashimwa n'Imana n'abantu. Ni umwana mbese wari mu gakiza, yabatijwe na Pasiteri Fred. Ndizera yuko hari abantu bazi Pasiteri Fred. Ni umwe ufite urusengero rwitwa Church de Rock. Nuko Dariya yaratubabaje, ariko urupfu rwe rwaratubabaje, ariko ntabwo azigera ava mu mitima ya benshi, ntabwo azigera ava mu mitima yacu, kuko ni umwana mwiza, ni umwana twakundaga, mu by'ukuri ni umwana wadukundaga. Ikintu cyanteye agahinda kikanambabaza cyane, ise ari kumusezeraho, ni ukuntu yavugaga ati Dariya mwana wanjye wankundaga nanjye nkagukunda, ukambaza ijambo rivuga ngo papa urankunda, nanjye nkakubwira nti ndagukunda. Ayo ni amwe mu magambo papa we yariraga avuga, akavuga papa urankunda, turankunda. Papa we nawe akamusubiza ati mwana wanjye ndagukunda. Mu by'ukuri ni ibintu, mbese ni inkuru yatunguye abantu benshi. Ntarajya kure cyane, ku itariki 25 n'ubundi z'ukwezi kwa mbere 2025, uwo munsi hari ku cyumweru, bari biteguye abashyitsi. Uwo munsi bari buze gufataho irembo rya Dariya. Mu by'ukuri kuri uwo munsi bari buze gufataho irembo, bari kwitegura abashyitsi, ibintu bimeze neza cyane. Bateguye, mbese bari guteka, yewe ntiwareba. Dariya nawe ari aho ngaho avugana n'abantu, mbese nta kibazo, baseka baganira. Mwibutse ko zari ku itariki 25 z'uku kwezi kwarangiye kwa mbere. Mu by'ukuri bibaho nko mu masaa 4, Dariya asa nk'uvuye mu rugo ho gatoya, agaruka amerewe nabi cyane, agaruka ari kuvuga ko mu nda ari kumurya, amumereye nabi. Mbese kuri uwo munsi bari buze gufataho irembo, ntabwo, mbese wari umunsi w'ibyishimo, ariko mu rundi ruhande ubu munsi utameze neza ku muryango, ntabwo byari byoroshye. Dariya baratekereza, baravuga ati se Dariya yaba asonje, bimeze bite? Bagerageza kumushakira icyo kurya,
barakimuhereza ariko biranga birananirana, arushaho kuremba. Mu by'ukuri musaza we mutoya wari uhari, kuko ntabwo yari kuba yafata umwanzuro wo guhita amujyana kwa muganga, kandi mu by'ukuri bari no kwitegura abashyitsi. Mu gihe bategereje musaza wabo mukuru ko ahagera, akimara kuhagera bafata umwanzuro, bamushyira mu modoka, bamutwara kwa muganga. Mu by'ukuri bamutwaye kwa muganga bahise basaba taransiferi yihutirwa yo kujya mu bitaro bikuru cyangwa se bikomeye, kugira ngo arusheho kwitabwaho cyane. Mu gihe barindiriye yuko bamwitaho, bari kumwitaho mu by'ukuri, bamutera salomo ya mbere, bamutera salomo ya kabiri, bamutera salomo ya gatatu. Mu by'ukuri bakimutera salomo ya gatatu, byarangiye ahise yitaba Imana cyangwa se ahasiga ubuzima. Ngaye nguko rero, ngaye nguko nuko byagenze. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere, mu by'ukuri tujya gufata umurambo wa nyakwigendera mu buruhukiro bw'ibitaro bya Rwamagana. Tumugeze iwabo mu rugo, bamusezeraho. Mu by'ukuri byari ibintu bitoroshye. Mu kumusezeraho musaza we, mu by'ukuri amusezeraho n'amarangamutima menshi, aramuhamagara ati Dariya, Dariya, Dariya. Mu kumuhamagara inshuro 3 Dariya atitaba, nibwo yabwiye abari aho ngaho, arabwira ati mu by'ukuri muryango mugari wacu mwaje kudufasha, kudushyigikira, kudufata mu mugongo, Dariya yapfuye, noneho nanjye ndabyemeye. Mu by'ukuri bikimara kuba, abenshi ntabwo bigeze babyiyumvisha yuko byabaye. Nta n'umuntu n'umwe wapfa kubyemera. Byari bigoye. Hari abantu benshi bari batumiye bo mu mpande zigiye zitandukanye. Hari bari baturutse mu Mutara, hari bari baturutse Uganda, baje mu bukwe bw'umukobwa wabo, ariko mu by'ukuri n'ubwo bukwe nibwo bamutaye. Musaza we amagambo menshi yakunze kuvuga yuko mu by'ukuri Dariya, nari naragusezeranije, ibyo twasezeranye kuzakora byose birakozwe, n'ibidakozwe bizakorwa. Hari uwo bari baratoranije ugomba kuzaba marene wabo. Bamwemereye inka, mu by'ukuri n'iyo nka nayo izataha kandi izasohora. Ibyo ni bimwe mu byaranze umuhango wo guherekeza nyakwigendera Uwitonze Dariya. Hari abo bakoranye mu kazi, mu by'ukuri nabo bavuze yuko Dariya ari umukobwa mwiza, ari umuntu uzi kubana n'abantu, ugira imico myiza, uzi kwihangana. Mbese nabo baratunguwe, batungurwa n'inkuru bumvishije kuri uwo munsi. Bari biteguye ibindi birori bidasanzwe, kuko urumva iyo umuntu agiye gufatirwa irembo, umuntu iyo agiye gufatirwa irembo aba yiteguye gushaka umugabo. Bagiye gushaka umugabo, iyo umuntu ashatse umugabo aba azi ko agiye kubaka. Iyo umuntu agiye kubaka, mu kubaka haba arimo kubyara, aba azi neza ko azabyara agaheka. Ariko ntago ariko byagenze. Gusa buriya Imana nibyo
Imana yahisemo igikwiriye, Imana yabonye ari byo bikwiriye ko ubukwe bwe bugenda kuriya, ari buriya bukwe ari bwo bukorwa, kandi mu by'ukuri byari ibintu byiza, byari ibintu byiza kuko ntiwavuga ngo byari ibintu bibi, byari byiza. Imana niba icyuye umugeni, umugeni iramweza, yamara kumweza ikamucyura, nuko byari bimeze. Rero mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye. Mbere nanone tuboneho gushimira abantu mwese mwadukurikiye, mugakurikirana uriya muhango. Bamwe bifatanyije n'umuryango wabo bakavuga ati naruhukire mu mahoro, agiye aheza. Abandi mukavuga izindi komanteri, nazo namwe twarababonye, nta kibazo. Ariko dushimiye abantu bifatanyije natwe mwese. Muri rusange Imana ibahereze umugisha, kandi dukomeje kwihanganisha umuryango w'uwabuze uwabo ariwe Witonze Dariya. Mu by'ukuri nawe nibakomeze kwihangana, kandi natwe dukomeje kwifuriza Dariya iruhuko ridashira. Yagiye aho batababara, aho badapfa, nta miruho ibayo.